umugabo niyo waba wambaye ipantaro 3 zigerekeranye yes iyo afite irari niyo waba wambaye ipantaro 3 zigerekeranye mo imbere harimo ikabutura harimo n'abakobwa bashobora guhindura iyo myambarire ubusambanyi bukagabanyuka ntago nteke ari ukubatuka ariko abagabo ni abantu boroshye sibyo n'ubwo ubundi ikibazo ni umukobwa utwara uwo mugabo cyangwa se ikibazo ni umugabo ugenda nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye Dede TV show ndasuhuza abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda nkunda kubibabwira ndasuhuza abantu batuye mu mujyi wa Kigali umuntu utuye mu mujyi wa Kigali ubasha kwikodeshereza inzu akishyura minerivare z'abana umuntu uhatuye by'umwihariko afite iwe mwese maximum respect hanyuma uyu munsi twagiriwe umugisha ukomeye mwongere mwumve ngo ukomeye wo kwakira Teta yitwa Teta twamwakiriye kuri Dede TV show rero nagira ngo tumuhe ikaze turakwakiriye kuri Dede TV show murakoze cyane nanjye ndabasuje mwese aho muri yes tuboneraho no kubabwira ko nawe afite channel mbere yo gutangira ikiganiro reka abanza yibabwire ababwire ibikorerwa kuri channel ye hanyuma ubundi dukomeze ikiganiro nyuma murakoze cyane channel yanjye yitwa Teta TV show ikora ibiganiro bijyanye no guteka tuzarebera hamwe nimba twajya tunigisha cyangwa tubigisha gukora makeup donc ni ibintu nk'ibyo by'amasitiri atandukanye yego okay rero channel ye yitwa Teta TV show turasaba abantu bakunda Dede abantu mureba ibiganiro byacu uko mwaba mungana kose turabasaba gukorayo subscribe uragenda usacinge Teta TV show hanyuma ukore subscribe so rero hari ibintu twaganiriye n'inshuti yanjye no mu busanzwe hari ibintu twaganiriye ndavuga why not tutabizana kuri Dede twigeze kuganira ejo bundi twaganiriye ku bintu tugenda tubona okay by the way ni umumama afite umutware nubwo bibagiye kubivuga ndabivugiye ni umumama afite umutware n'umwana urumva ko nanjye ndi umumama mfite umutware n'abana urumva ko ibiganiro turi buganire byanga bikunda biragira ikintu bimarira abantu ahangaha rero twifuje kuganira ku kijyanye n'urubyiruko abakobwa imyitwarire y'abakobwa muri iki gihe ukuntu imeze ese ibintu byitwa ubundi gutwara abagabo b'abandi murabizi ko akenshi bibaho ugasanga abantu bararwana usanga uciye nk'ahantu usanze umugore n'umugabo bari kurwana cyangwa se abagore babiri barimo bararwana bari gupfa umugabo ubundi wowe nka Teta wumva bibaho umukobwa ashobora gutwara umugabo w'abandi ni ukuvuga ngo ni ibintu bimaze igihe byarabaye byinshi reka ariko tubyita byabaye byinshi ku buryo ubona hari n'abana b'abakobwa batunzwe n'abagabo b'abandi batunzwe ni ukuvuga ngo hakaba hari amafaranga umugabo wawe afite wowe mugore utazi agomba kwishyurira umukobwa inzu agomba donc kumutunga ni ukuvuga ngo ikintu gihari for me ntabwo mbishyigikira kubera ko icyambere umukobwa bari kwica CV yiwe abari kwica ejo hazaza hiwe ni ukuvuga ngo nimba utekereza yuko ibintu byose ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe buri mu maboko y'umugabo w'abandi ubuzima bwawe buri mu maboko donc atari ikintu wikoreye ahubwo ugatekereza ko ari umuntu en plus ufite urugo ushobora kubigukorera ari nabyo se abantu bavuga ngo igihe cyose umukobwa afite telefone nziza bayihawe n'umugabo
igihe cyose umukobwa afite imodoka ngo yayihawe n'umugabo wowe ubyumva gute? Ntabwo ubishyigikiye cyangwa se bikwiriye kubaho? Njye ntabwo mbishyigikira. Ni ukuvuga ngo ni hahandi uzasanga umwana w'umukobwa nta rindi terambere mu buzima bw'abafite. Nyine ibintu byose batekereza yuko hari umuntu uzabimukemurira, ntashobora gutekereza yuko we ubwo ashobora kwikorera. Impamvu abantu bavuga yuko amatelefone aba ahenze, hari amatelefone ahenze ugasanga telefone igura nka miliyoni 2, ukareba umwana w'umukobwa w'imyaka 18 19 arayitonze. None dede tugane uwo mwana w'umukobwa n'umugabo ubu ufite mu myaka 40-45 biragoye ko abona ayo mafaranga. Ngewe rero ku rwanjye ruhande nshobora kubumva, kuko ntago kibaye ari ikintu kitabaho, ntago byakorwa n'abakobwa benshi, kandi usanga hafi ya bose icyo kintu bagihurizaho. Ngewe nkibaza ngo nimba icyo kintu atari cyiza, ubundi abo bagabo bo batanga ayo mafaranga babikora babikunze ntibabikunze? Kubera iki ayo mafaranga bayatanga? Ese koko we nk'umukobwa uhuye n'umuntu akaguha amafaranga cyangwa se akakugurira telefone wayanga? Wayanga? Ntekereza ko ntabwo iyo telefone ibije gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo hari icyo ugomba gusayidiraho uwo mugabo kugira ngo nawe akugurire telefone ihenze. Ega wibuke yuko kuri ubu ngubu hari ikibazo kimwe cy'uko ushobora kudafata iyo telefone y'umugabo ariko ukaryamana na boyfriend wawe for free nta kintu aguhaye. Njyewe ahubwo ibyo nibyo nashyigikira kurenza kuryamana n'umugabo akaguha telefone. None se boyfriend wawe muba muzagumana? Urabona hari igihe ukundana n'umutipe mugakundana mukajya muhevinga sex mugakora nyine nk'iby'abantu bakundana, ejo mugatandukana ugafata undi. Dede ntaguciye mu ijambo, akantu uvuze kuko nyine mukundana sibyo? Ni ukuvuga ngo muri kubikora kubera ko mukundana, nta kindi kiguzi bisaba. Ni ukubera ko ari ibyo twese twisanzemo umubiri ugutegeka gukora ikintu, ariko kubikora kubera ko hari ikintu ukeneye. None se kuba utabikora ukabibyazamo n'inyungu, cyane ko nawe boyfriend wawe yagiye nta kindi kintu cy'ubusigaranye, ariko wa mugabo ashobora kuguha iyo telefone, ashobora kuguha imodoka, kandi byose ni uguhevinga sex, nta bindi bintu bidasanzwe. Dede ibaze njye ntago mba mbyumva. Wibaze umwana w'umukobwa sibyo w'imyaka 18, nibo nsigaye mbona batwara abagabo abandi dore hano hanze bimeze nayo. Umwana w'umukobwa w'imyaka 18 yagakwiriye kuba afite boyfriend byibuze w'imyaka 20 kugeza nyine muri iyo myaka bari muri yajimwe. Tekereza umwana w'umukobwa w'imyaka 18 kuryamana n'umusaza w'imyaka 50. Ese dede ubu byumva uba wumviye logique? Okay, ngewe ku rwanjye ruhande numva wa mukobwa aramutse yumva nta kintu bimutwaye yaryamana nawe, kuko none se teta ntushobora gushaka umugabo ukuruta? Wamushaka ntimwaryamana se? Mwaryamana byose si ukuryamana. Ariko dede reka nkubwire sibyo, wenda n'abantu bakurikira Dede TV show mwandike muri comment nyamara mutubwire. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo muba mugiye kubana nk'umugore n'umugabo sibyo? Ntago uba umusenyeye urugo, usibye ko nabyo bibaho, ariko ntago uba umusenyeye urugo ku buryo uvuga ngo ni ikosa ndi gukora. None ubundi ikibazo ni umukobwa utwara uwo mugabo, cyangwa se ikibazo ni umugabo ugenda? Ikibazo ni umukobwa utwara umugabo. Ntabwo turi bwumvikane, ntabwo turi bwemere sibyo? Mu rugo umukuru afite imyaka 60 bamutwara gute? Umugabo mukuru uzi kwifatira umwanzuro, wafashe umwanzuro akavuga ngo ngezeje igihe cyo gushaka, ngiye kugenda nshaka umugore tubane tubyara abana. Wa mugabo wicara muri salo agafatira ingamba urugo rwe,
iyi myanzuro akayihamya akavuga ngo abana banjye baziga ibintu byose akaba azi kubifatira umwanzuro wenda reka nkubwire nyine ntabwo wenda ari ukubatuka ariko abagabo ni abantu boroshye sibyo nyine iyo umuhaye keya mu by'ukuri iyo umuhaye keya biroroshye yuko yagenda sibyo ariko noneho hakaba hari wenda ntago ndishwa neza y'ikintu abana b'abakobwa batwarisha abagabo gusa barabakoresha iki ntago mbizi reka nkubwire njyewe mva ikintu ntekereza umugabo wahisemo kugenda bishobora kuba ari ingeso ze sibyo ari ingeso asanganywe nawe kumbwira ngo nta mbaraga baba bafite byo ntabwo ndi bubyemere ngo ni abanyantege nke ntabwo ari abanyantege nke ahubwo bashobora kuba ari ingeso yifitiye yumva atanyurwa n'umugore umwe agahitamo kujya gushaka cyane cyane impamvu ngiye abakobwa ntabakondana ni uko akenshi umukobwa ntabwo ari we ufata umwanzuro wo kwaporocinga umugabo dede kariwe dede ntago reka nkubwire sibyo umugabo ashobora n'ukuri umutima ushobora kwanga burundu sibyo kandi afite umuntu yasize inyuma noneho reka nkwibarize ujya ureba imyambaro abana b'abakobwa bari kwambara hano hanze ndayibona wese uyibona ute nyine reka nkubwire sibyo impamvu uvuga ngo abana b'abakobwa wenda na nyakubahwa perezida wa repubulika yacu ni ukuvuga ngo ajya akunda kubivugaho kandi ni n'ibintu barwanya sibyo iriya myambarire sibyo bitewe n'ukuntu abagabo baremye iriya myambarire yonyine ishobora gutuma abatware bacu bagenda none se reka nguhe urugero rworoshye umwana arakuze akuriye mu rugo uramwambika imyenda isanzwe akuza amubona si ibisanzwe none se umubiri aba arimo kubona na wa mukobwa mu rugo iwe ntabwo aba awubona ni iki kintu kiri hagati aho kimukurura ni igiki kuko ntabwo wambwira ngo ni imyambarire gusa ni imyambarire ni ukuvuga ngo ubuse nkubwire gute nyine ukuntu uzi ko baba bambaye neza imyenda yenda kubambika ubusa burundu ku buryo nta mugabo cyangwa umutiba urabona wambaye imyenda ishobora gukurura abagore ujya ubabona yego mwese ko abagore batameze nk'abagabo uko mbitekereza ntabwo abagore baremye nk'abagabo umugore ashobora kugira umutima wo kuba yarwana n'icyo kibazo sibyo ni ukuri akaba atabikora ariko umugabo ukuntu aremye nawe urabizi ukuntu abagabo baremye ikibazo rero urumva ko biri burangire ungarukiye uri kumva ko ikibazo ntabwo ari ba bakobwa ikibazo ni abakobwa gute baramutse bambara neza ntabwo bino bintu byabaho none se ubu kera wenda dusubire mu myaka yashize kera hatari cyane ko kera cyane ho bambaraga ubusa kandi ubwo busambanyi ntibwabagaho guta abagore babo ntabwo byabagaho kandi babaga bambaye ubusa wenda tuvuge mu myaka yashize ya mbere ho gato abakobwa ntibambaraga neza ntibikwizaga none se nta bagendaga ntabo batwaraga urakoze cyane none se dede reka nkwibazize ikibazo amadivorce ariho ubu urayabona kera yabagaho teta nitujya kuvuga kuri divorce mbabarira tuzayishakira ikiganiro cyacu nyine ni kuri iyo suje tuvuzeho mfite ukuntu numva divorce impamvu ziba ngewe reka nkubwize ukuri wenda mvuzeho gato cyane impamvu divorce ziba bipfira mu kurambagiza hagati y'umuntu n'iyundi afite ku wundi iyo ni sije ndende ituma divorce ziba ese abantu ubundi barimo kubana turi kuvuga ngo bakoze divorce bahuriye he bahuriye abenshi bahurira he wenda reka ikintu cya divorce cyo impamvu nari mbikubwiye ikintu cya divorce cyo ni kinini ariko nanone hari ikintu kibyongera hari ikintu cyongera ubwinshi bwa divorce uzi ikintu nge ntekerezaho bano bagabo beretse abakobwa ko bagira irari ryinshi
sibyo Of noneho course. abakobwa nawe urangarukira ntabwo ndi bukugarukire wanze unyumve noneho abakobwa bakora ibyituma baapproachinga abagabo kubera ko bafite ikintu babashakaho yego tuvuga urugero nimba uzi neza ko hari ahantu nugerayo uri bunywa amazi yego wirinda kuyanywa mu nzira ukayanywera hahandi wavuze ati aha hantu nimpagera ndanywa amazi rero nabo iyo bashaka ikintu ndakavuga ati ndashaka telefone nziza ngomba gukora igishoboka cyose kiriya kigabo gifite irari nkagikuraho iki telefone mwese nta kuntu badufasha sibyo kubera ko nyine babimenye ko abagabo bafite irari urumva nyine abakobwa bakoze iyo bwabaga niko kera bajyaga bakoze iyo bwabaga kugira ngo ryarari baribyaze umusaruro sibyo ariko urumva ko biri gupfira ku bana b'abakobwa ntabwo aribo bipfiraho bipfira ku ufite irari nimba ari karemye ariko se niko aremye abagabo bose baragenda bagenda he baratwarwa ntabwo abagabo bose batwarwa none se bo ntibaremye nk'aba bagenzi babo hari ababashije kubyihanganira hari abafite umutima utabemerera wenda kuba bajya muri abo bana b'abakobwa sibyo kuko abantu ntabwo bagira ntabwo bagira imyumvire imwe sibyo ariko nimba abo bana b'abakobwa babonye yuko icyo kintu cyo kuba bagira imyambarire nk'iriya ku buryo batwara abo bagabo urumva biracyapfira ku bana b'abakobwa kuko nyine abo bagabo niko bateye ese nyine ntabwo abo bana b'abakobwa bashobora guhindura iyo myambarire ubusambanyi bukagabanyuka ntabwo ntekereza yuko umugabo reka nkubwire teta nawe urabaza abagabo bayoborwa n'amarari umugabo niyo wari wambaye ipantaro 3 zigerekeranye iyo afite irari niyo waba wambaye ipantaro 3 zigerekeranye mo imbere harimo ikabutura harimo yewe n'ikindi kintu none se ntago umugabo yabura kugutekerezaho icyo kintu kandi yakora igishoboka cyose kugira ngo za pantaro zose zivemo none si ikimenyetso kikwereka ko abagabo ari uko nguko bameze umusazi aterwa n'andi nda umusazi mugenzi we oya nta musazi wurira undi nese ntabwo mbizi abasazi baterwa inda n'aba bagabo tekereza umugabo se kumva ashaka kuryamana n'umusazi teta ibyo birantunguye ntabwo nari mbizi tekereza umugabo ushobora kubona umusazi akamurarikira dede bibaho mana yanjye abantu mukurikira Dede TV show mumbabarire muzandike muri comment mumbwire ko ibyo bintu bitabaho njyewe ikintu cyo nabonaga ni uko abana b'abakobwa nyine babigiramo uruhare sibyo ariko wenda n'abo bagabo reka no gukundana cyane abana b'abakobwa n'abo bagabo birashoboka yuko bagabanya irari kugira ngo ni ukuvuga ngo abana b'abakobwa ntibagishaka no gukora ntabwo bagishaka gukora basigaye babona yuko ubuzima bworoshye kandi buranoroshye ariko nyine ibaze nawe guhura n'umuntu ijoro rimwe akaguhereza miliyoni uri kubitekereza ejo nahoze ndeba ikiganiro kwa Irene umukobwa baramubajije Irene yaramubajije ngo bara amafaranga ukoresha ku kwezi ukonsoma ku kwezi yambarira umbwire ngo nangahe ugenekereje umukobwa aratekereje agenekereje ngo miliyoni abona buri kwezi donc ibintu akonsoma yego akonsoma buri kwezi akonsoma miliyoni akora iki se nyine n'akazagenda abantu mutagira ngo ndimo ndabeshya iki kiganiro muzajye kukireba kiri kwa Irene kirimo umutipe umwe witwa Mavidi ubwo mbarangiye nyine kugira ngo bazagende Irene yabajije umukobwa aramubaza ngo none se mu kazi uhembwa ngahe araseka ngo baza boss byumvikana ko boss ayo mafaranga atayamuhemba buriya nta n'icya kabiri niyo mpamvu mubwira rero ngo ubuzima buroroshye kandi bworoshye kubera abantu bagaragaje ko bafite ikintu cyo gutanga umuntu aricaye hano aravuze ati uza wese ndamuha
uza wese yakire. Gute se wa muntu ariko wenda kwakira ndashaka condition nizi none se gute hataboneka baza kwakira? ariko ngiye hari ikintu mba numva nabwira abana b'abakobwa sinzi wenda nimba nawe ujya ubibona amafaranga bakorera donc amafaranga nta kintu aba bamariye. Abo maze kubona benshi apfa kuba afite telefone ihenze sibyo abakodesha muri ghetto ayo mafaranga ntashaka kuyaguramo ikibanza. Ariko uzareba amafaranga wakoreye wowe ubwawe amafaranga wakoreye wavunikiye ayo mafaranga aragufasha. Ni ukuvuga ngo ashobora kugukorera ikintu utatekereza. Urumva amafaranga wavunikiye urayajira kubera ko ubuze imvune z'ayo mafaranga. Yego. Ariko ikintu baguhereye ubuntu uba wumva nejo uzabona ikindi. Rero tutizimbye mu magambo cyane ngo cyangwa tunabarambire wenda mu by'ukuri ibintu wavuze ngiye ku rwanjye ruhande ndabyumva. No kuvuga ko abakobwa mbumva ntago ari ukuvuga ko mbashyigikiye pe. Hakabayeho gufata umwanzuro w'ubuzima bw'umuntu ku giti cye. Umuntu akavuga ati ngewe ubuzima bwanjye ndashaka kubuha uyu murongo. Kuko ngewe teta ntakubeshye mfite ubwoba maze igihe mbivuga mfite ubwoba bw'uko mu myaka iri imbere nta bakecuru bazaba batanga impanuro tuzaba dufite. Ahubwo se hari abakecuru bazaba babaho? Oya, hari umunyarwanda wavuze ngo n'ibigoryi birakura. Yego. Wenda simvuze ko abakobwa ari ibigoryi ariko n'abo bantu turimo kuvuga wenda bafite iyo myitwarire barakura bagasaza. Ariko sintekereza burya inama umuntu atanga azikura mu hahise. Ego mu babyeyi. Yego. Azikura mu hahise. Noneho urambwira ukuntu umuntu azaba yaraciye muri ibi bintu byose akicaza abuzukuru bakabagira inama akabaganiriza. Mfite ubwo bwoba bwinshi sinzi nimba nawe ariko bimeze ariko ngiye ku rwanjye ruhande mfite ubwoba bw'uko mu myaka iri imbere abakaka tuzaba tubona. Ni ukuvuga ngo wenda abakobwa bo baracyahari ariko abatangiye izo ngeso njyewe mba numva nabagira inama yo kuzihorera kuko hariho igihe ugira risike mu rugo rwawe iyo umaze kubaka sibyo noneho ugahita utangira gutekereza ese nimba nkora ibi ngibi nkiri umwana w'umukobwa ngewe wabo nzabyara akaba ari cyo wari uri kuvuga. Se buriya abakobwa bajya batekereza icyo kintu? Birashoboka. Oya, wenda fata abo waganiriye nabo wigeze wumva hari umuntu ufite ako gatekerezo? Manza nta n'igitekerezo nanjye abo naganiriye nabo ntako ubwo rero niryo shingiro ry'ubwoba ngira. Umuntu nimba ari mu myaka 25 nigeze gukora ikiganiro umuntu umwe arambwira ngo meze nk'umuntu wihenuye mvuga ngo umuntu kubura umugabo akenshi abigiramo uruhare mu myaka yabanje. Yego, abihitamo ntamenye ko yabihisemo bikazarangira bibyaye ingaruka zo kubaho nta mugabo afite kandi yarabihisemo kera atabizi. Yego. Rero niyo mpamvu ngemba mfite ubwoba. Ugasanga umukobwa wa mugani aricaye ntago mushaka kuganira ngo ari nko mu myaka 25. Ubundi ufite imyaka 25 utekereza urugo. Utekereza abana, utekereza ukuntu uzaba umeze, utekereza abantu bazaba bajya ku ishuri, utangira iyo utarashaka utangira gutekereza urugo rwawe ukuntu uzaba rumeze. Ibyo nta mukobwa tujya tubyumvana. Bari kugira imyaka 30 bagitekereza ko acyumva yashaka abantu bamutereta bamuha amafaranga bimuha amafaranga ibintu nk'ibyo. Rero rubyiruko rwacu turabakunda niyo mpamvu dufata umwanya tukicara tukaganira ibi bintu kugira ngo byibuze nubwo yaba umwe teta byibuze arokoke nubwo yaba umwe wenda ijwi ryacu ryahura n'irya marayika umaze iminsi amusanga bikaba ryamugarura. Ndumva rero ni mu bikunda tuzongera twicare tuganire na teta. Dufite ibintu byinshi twaganiraho
kandi byagira aho bikura abantu n'aho bibageza. Hanyuma teta wowe wumva wabwira iki abantu? Njyewe ubwo ku rwanjye ruhande navuze uko numva ibintu n'inama numva naho abantu. Wowe waha inama abakobwa gute? Inama numva ariko wibuke uhe inama n'abagabo kuko ntago n'ubu turumvikana ukuntu umuntu nukuri ntago turumvikana ukuntu umuntu afata umwanzuro wo gufata miliyoni 2 akayiha umukobwa asize urugo rwe asize abana be. Hari inama numva wenda nabanza kugira abana b'abakobwa, buriya ikintu wavunikiye ntago kiba gifite agaciro kangana n'icyo wahawe. No kuvuga ngo mukore cyane, nshimira abana b'abakobwa bihagararaho. Ndashaka gushimira abana b'abakobwa bihagararaho kuko barahari benshi. Yumva nyine ashaka kurya ibyo yavunikiye. Inama nagira abana b'abakobwa ni ukuri mugerageze mureke ndeka mbyita ingeso mbi. Ni ingeso mbi kuko iyo witekerejeho uhita wibaza ati what next? Ejo hazaza hanjye hameze gute? Mbasi mutekereze ko muzagira n'ejo hazaza kandi mutazakomeza kugaininga ku bantu, ahubwo nawe ugomba kuzashaka ibyawe. Ikintu noneho nabwira abagabo ni ukuri abagore mu ngo zanyu barabakeneye mu rwego ntazi, kuko dede hariho igihe usanga nk'umugore arira, ayo marira agera ku bana b'abakobwa baba bari kubasenyera. Ako kantu teta gasubiremo. Amarira abagore barira mu ngo zabo, ayo marira agera ku bana b'abakobwa. Akenshi ugasanga ni hahandi urimo kubaka nabi nawe wibuka ibyo wakoze mbere. Sibyo? Abagabo ni ukuri mumenye ko abagore banyu babakeneye, imiryango yanyu irabakeneye. Ntago abakobwa bose ni kimwe, igitsina gore cyose ni kimwe. Ntago rero numva ukuntu waterura amafaranga. Twatanze urugero kuri miliyoni 2. Miliyoni 2 ni amafaranga atari make, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yahaye umugore wawe, ntekereza ko umugore wawe yamanajinga izo miliyoni 2 kurenza uwo mukobwa. Uvuze ibyo bintu nibuka inkuru imwe, inkuru y'umuntu nzi ufite umukobwa yateye inda. Umukobwa yajyaga amurya amafaranga menshi. Teta afite umugore witonda, afite umugore w'umwana mwiza, habe na bya bindi tuvuga ngo wasanga ngo imbere sha twaraganiriye, twavuganye ibintu byinshi n'imbere nagenekereza. Noneho ikintu gitangaje, ngiye wenda nari bujajinga nkaba ati umugore imbere wasanga bitameze neza. Umugabo we turi kumwe abavuga ati ni perfect. Umugore wanjye rwose atagakecuru kanye nka nambye. Ariko nge nkamenya inkuru inyuma y'umukobwa yajyaga amuca inyuma, n'uwo mugabo amutera inda. Ubu yamuguriye ahantu inzu ariko urumva yagiye kugera ku rwego rwo kugura inzu. Wenda twavanga inzu yayiguriye umwana uzavuka, ariko mu by'ukuri yagiye kujya ku rwego rwo kugura inzu haragiye ibingana iki. Rero uvuze gutyo mu by'ukuri mwa bagabo mwe, iyo umugabo agiye kukuganiza arakubwira ngewe umugore yarananiye, ngewe umugore ntago yuzuza ibintu. Mwa bakobwa mwe umugabo abeshya gutyo aba arimo kukubeshya, kuko igihe icyo ari cyo cyose mutandukanye asubira mu rugo rwe. Ahubwo ni kangaha kuraza none icyo nicyo cyakakweretse yuko abagabo iyo akubwira ngo umugore wanjye ameze nabi, ngo umugore wanjye ntiyubahiriza ibi, aba arimo kuguha impamvu wowe zatuma ukomeza bya bindi. Ariko mu by'ukuri aba ari kukubeshya, kuko iyo mutandukanye asubira ku rugo rwe. Ikindi uzabirebere ko iyo ageze mu rugo rwe ntakwemerera kongera kumuvugisha. Arakubwira ati mwagera kumamagara nageze mu rugo.
icyo ni ikikwereka ko umugore we ari we abaha agaciro k'ingenzi. Rero ndagushimiye Teta ku nama nziza n'ikiganiro kiryoshye tugiranye, ni ukuri ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Nanjye nushaka nuntumira kuri channel yawe nongere nyibibutse, ni Teta TV show. Ibiganiro byinshi acishaho mugende mubirebe, munakore subscribe. Nanjye rero nuntumira nzaza. Ni ukuri hakuzana n'umuntu watetse inkoko. Umva ni ukuri ugomba kuza nagenere nkayaka mvuga nti iyi niyo channel. Muratwihanganira ahangaha amajwi yahise agira ikibazo, yahise sinzi ukuntu byagenze, amajwi yahise apfa. Rero ahangaha twa turimo kubashimira tubabwira ngo byibuze niyo yaba babiri cyangwa batatu bashobora kumva message twa turimo gutanga ahangaha. Rero ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha, mukomeze muhahe muronke, mukore subscribe kuri Dede Fashion TV. Murahasanga amamodeli atandukanye n'ibiganiro bitandukanye bivuga kuri fashion. Thank you for watching. Bye.